umukino rero warangiye hano nibyo umukino ukaba urangiye ikipe ya PL ndetse n'ikipe ya Emelec banganyije Claude n'ubu byanze kabisa Ubusa Claude ku busa. n'ubu byanze birasaba ko kapiteni wa PL Claude niyo mugabo wamuhaye umuhondo n'ubu kwiyakira byanze avuga ati umusifuzi wo ku ruhande ntabwo uyu musifuzi wo ku ruhande bitare Stote aratwibye Claude n'umujinya mwinshi yababaye ababuje Niwe na mukinnyi prime wenyine. gutsinda nk'ikipe ikomeye uzimorale bitera kapiteni ababizi biba ari byiza yuko upise warakubisira ugahita ukurikizaho nka Emelec abazi icyo bivuze n'agaprime bro ari ibintu byinshi byiza nyine ubabujije n'ubu ntabyumva agiye kubaza uwa kane ageze kuri ari munsobanurire niki cyabaye hatuye umuntu yunasifuye bibaho mu mateka y'umupira Claude byanze n'abandi bakinnyi na Tarebu nawe Sekiganda niwe ugiye kumukurayo reba ukuntu yarakaye amaye se kipe y'ingabo z'igihugu isigaye ivuga ita abasifuzi Aruna Sekiganda arimo arabwira umutoza ati ihangane coach abasifuzi basigaye batwiba byagenze umusifuzi wa kane ati sobanurira ni gute hanze igitego cyacu siwe wenyine urabona ya Justin akubwiraga barafindari kwikora kuvuga ati nta muntu yigeze asimbuka nta muntu wari uri muri direction ya baro uyu musifuzi ati ko nta muntu yigeze asimbuka yitaza baro ibyo bintu byagenze bite urabona ko na Tarebu babasanze bati murakabije ibintu ntago ari byo nyamukandagira hano abantu bajya bayivuga ngo APR ngo isifurirwa ariko ahangaha nayo urabona ko ariko ari no kwihanganisha abantu muri APR bavuga ati mwihangane bibaho cyiza nuko abantu muri staff ya Hilal babanya na muri APR urabona bari kuganira Claude na wa mutipe wakoreshaga fitness muri APR sibyo n'uyu mugabo ni ibintu birangiye nyine gutyo ari ubusakusa ariko hari igitego cya APR cyanzwe kitavugwaho rumwe ubwo ibindi nahejo nkaba navugaga nti rero ubwo abantu bitegura na Military Games zirahari amafinale tugiye muri press conference twumva uko bimeze ubwo ngewe nzamanuka muri iki cyumweru mu Bigogwe tubashimire mwese abadukurikiye ubwo gahunda zo kongeza kuri radio